Abantu benshi bakunze kugira dark knuckles ku mubiri wabo, ugasanga ahora yibaza ngo ese byatewe n'iki, kuki zikomeza kuza, hahandi usanga ziza ku ntoki, ku birenge, ku mavi no ku nkokora, ugasanga ni ibintu bibangamye cyane. Dark knuckles rero ni kentos niko bazita, sinzi uko bazita mu kinyarwanda, ariko abantu benshi bakunze kwibwira ko ziterwa n'amavuta. Yes, bishobora guterwa n'amavuta ariko nanone si yo yonyine. Hahandi ushobora gusanga nk'abantu barwaye indwara ziri chronique, bakunze gufata imiti ya buri gihe, bakunze kwisanga barwaye izi dark knuckles. Abandi bantu ni abantu bakoresha amavuta ya whitening lotion cyane. Abantu bakoresha amavuta aba ari strong, ni ukuvuga ngo bakunze kwisanga bafite izi kentos. Ikindi kintu nanone gishobora gutera izi kentos ni zishobora guturuka ku ruhererekane rw'umuryango, bimwe bita hereditaire. Hahandi usanga muri famiye yanyu mwese mufite ikintu runaka mugenda mugihuriraho. Rero n'izi dark knuckles zishobora guterwa na hereditaire. Ikindi kintu gishobora guterwa n'izi kentos ni ukubura vitamine B12 mu mubiri wawe. Hahandi uzasanga ukunda kugira umunaniro udasanzwe, uhora unaniwe kandi mu by'ukuri ntacyo wakoze, ukaba uhora urwaye constipation, warya ibintu byoroshye cyangwa se bitoroshye, ugasanga nyine uhora na constipation. Ikindi kintu nanone ugasanga uhora utakaza ibiro ku bintu nyine utazi, ntabwo urwaye, nta kibazo ufite kidasanzwe, ariko ugasanga uhora utakaza ibiro. Iki ni ikibazo rero cyo kubura vitamine B12 mu mubiri wawe. Niyo mpamvu usabwa kujya urya amafi, ukarya inyama, ukarya amagi, ukanywa n'amata kugira ngo ubashe kurekipera iyi vitamine. Ibi ni ibintu rero bishobora guteza aya dark knuckles, kubera ko hari abantu benshi bazi ko ziterwa n'amavuta gusa, ariko ntabwo ari byo. Ibi ni ibintu rero bivurwa bigakira iyo wabyitayeho ukabikora neza, birakira, uruhu rwawe rugasigara rusa neza. Naje kukurangira umuti rero. Umuti wa mbere uzakoreshe umuti bita tretinoin creme. Aka ni agatibu creme wajya muri farumasi ukagasaba, ntago gahenze. Uyu ni umuti ndakubwiza ukuri, nuwukoresha neza nkuko nabikubwiye uzanshimira nyuma. Uyu muti ntago uzwiho gukuraho kentos gusa, ahubwo unakuraho n'inkovu. Za nkovu ziba ziri ku mubiri wawe zabaye umukara zanze gukira, usigaho. Uyu muti nanone ukoreshwa muri anti-aging, hahandi usiga ku mubiri wawe urinda gusaza. Gusaza ni ibintu umuntu wese agomba guhura nabyo, ariko nanone hari igihe usaza imburagihe, ugasanga uruhu rwawe rwarashaje kandi mu by'ukuri ukiri muto. Uyu ni umuti rero nawo ukoreshwa muri anti-aging kandi birakora cyane. Uyu muti rero uzajya uwisiga uko ugiye kuryama, kubera ko kwisiga uyu muti nijoro ni byiza cyane, nta zuba riba rihari, ni hahandi umubiri wabsorbinga wa muti neza udahungabanye. Uwisiga buri munsi rero uko ugiye kuryama, ukabikora mu gihe kingana n'ukwezi. Undi muti wa kabiri uzakoreshe Nivea creme. Uyu ni umuti nawo mwiza cyane ku kintu cya dark knuckles. Urawufata ugasigaho, kagenda umasa bisanzwe, umasa ku buryo ubona ko amavuta yinjiye mu mubiri. Ibi nabyo ukajya ubikora ugiye kuryama mu gihe kingana n'ukwezi. Undi muti nanone ntazahwema kukubwira ni baking soda uyivanze na lemon. Uyu ni umuti ukora ibintu byinshi, abantu bawukoresheje neza barabizi. Uyu ni umuti uvura kandi ukanyurwa. Uyu muti rero uzawukoresha uvange iyi baking soda, uyivange na lemon, nibimara guhura neza. Kwibutsa neza ko lemon igira acide. Jya ufata ibitonyanga 2, hanyuma ubishyiremo uvange, numara kuvanga usige hahandi kuri za kentos zawe. Ujye ubikora buri gihe, nijoro ugiye kuryama ubikore mu gihe kingana n'ukwezi. Undi muti uzakoresha nanone, uzakoreshe creme irimo azelaic acid. Uyu ni umuti uzakoresha kuri izo kentos zawe zikagenda burundu, ntumenye ko wigeze uzigira.
Ikindi kintu uzakoresha nanone uzakoreshe shea butter. Shea butter buriya ni amavuta meza. Shea butter ni amavuta arimo koko. Niba uri umuntu ushaka gusa neza, ukaba ushaka gusa neza udatukuye cyangwa se udahiye, jya ukoresha aya mavuta. Amavuta arimo shea akabamo na koko. Aya ni amavuta azatuma ugira po imeze neza kandi ugahora ufite uruhu nyine ruhehereye rudafite ibibazo. Iyi shea butter rero jya uyisigaho kuri za kentosi zawe, ugenda usigaho nyine umasa, ubikore buri joro mu gihe kingana n'ukwezi. Ikindi kintu nanone uzakoreshe almond oil. Almond oil aya ni amavuta nayo meza cyane, urayakoresha ukagenda usigaho kuri za kentosi zawe, usigaho buri munsi uko ubyutse mu gitondo ugasigaho, hanyuma ukajya mu kazi kawe. Ibi ngibi uzayasiga wikore mu gihe kingana n'ukwezi n'igice. Undi muti uzakoresha nanone uzakoreshe jojoba oil. Jojoba oil nayo ni amavuta meza cyane, aba agiye kumera nka olive oil kubera ko arayaga cyane. Ufata ibitonyanga 2 ugashyira hahandi hari kentosi, ukagenda umasaho, abayaga cyane ndetse uyashyiraho agasa nk'aho agiye gutemba ku ruhu. Niyo mpamvu ushyiraho make ukagenda umasa neza, arayaga nyine, ugenda umasa kuyaga cyane bikagenda bishyira kwa kundi agenda yinjira mu mubiri, noneho birangira atakiyaga cyane. Aya mavuta nayo jya uyisiga buri gihe uko ubyutse mu gitondo, ubikore mu gihe kingana n'ukwezi. Aya mavuta nayo ni meza, azagukorera ukire. Hari ikintu rero nshaka kukubwira. Nubona izi dark knuckles zawe ukabona ziragenda zisa umukara ku buryo budasanzwe, ugasanga nyine hari ukuntu uba ufite izi dark knuckles ariko ugasanga nyine ni umukara, wazikoraho ukumva nyine nti uruhu ruroroshye ariko ni umukara. Noneho hari n'abazigira zikagenda zigakomera zikaba nk'ibuye ku buryo ushobora kuhakora ukagira ngo ni ikindi kintu kirimo. Ahangaha urasabwa kujya kwa muganga kubera ko biba bitangiye gufata urundi rwego. Niyo mpamvu hari abantu bibona nyine bakabifata nk'ibisanzwe bakumva ko ntacyo bitwaye, ariko burya kiba gihari. Niyo mpamvu rero ugomba kujya kureba muganga niba ugeze kuri urwo rwego, kubera ko uyu muti ndi kukubwira uragukiza iyo uri wa muntu nyine ufite kentosi zitameze muri ubwo buryo nkubwiye. Kubera ko izi ni za zindi nyine ubona umubiri w'umuntu warabaye umukara ariko wakoraho ukumva nyine uroroshye nta kidasanzwe, ariko nyine nk'uko nabikubwiye izindi ziragenda zigakomera zikaba nk'ibuye ku buryo ushobora gukoraho ukikanga. Iyo bigeze kuri ubu rwego rero ugomba kujya kureba muganga, kubera ko hari igihe kizagera zigatangira kwisatura zo ubwazo, ugasanga umubiri warakomeye ugeze kuri rwa rwego rwo kuba cracked, handi utangira kwisatura. Ahangaha nibigera kuri urwo rwego rwo gusaduka uzaba ugiye kugira ikindi kibazo. Niyo mpamvu ugomba kujya kureba muganga. Ikindi kintu nanone, niba usoje gukaraba jya ufata amavuta usige mu ntoki, cyane cyane vaseline. Vaseline buriya ni amavuta meza, umuntu yaza arayazi, wayakoresheje arabizi. Aya mavuta ni amavuta yoroshya intoki iyo ukunda kuyasigamo cyane uko umaze gukaraba. Hari abantu bamara gukaraba bakihanagura intoki bakigendera. Ni ukuvuga ngo icyo gihe umaze gukaraba n'isabune intoki ukazihanagura ziruma. Ni byiza rero ko ufata amavuta ugasigaho zikongera zigahehera. Vaseline rero ni amavuta meza wasiga mu ntoki zawe, zikoroha zikamera neza ntizizane umwera, nyine ugasanga zirasa neza. Vaseline nanone uba ugomba kumenya iyo ugomba kugura kubera ko zajemo amoko menshi. Muri video y'ubushize narabivuze, ushaka kumenya icyo akora wajya kuyireba. Uko nabivugaga rero, nibigera kuri uru rwego ukabona ko izo kentosi zigeze kuri urwo rwego, mu by'ukuri uzihutire kwa muganga, kubera ko muganga ahita akubwira icyo ugomba gukora cyangwa se akakurangira undi muti ushobora kugukiza. Ibi nibyo naguteguriye uyu munsi wa none. Wakoze cyane kubana nanjye. Nawe niba wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, ukande kunzogera, ukande like kugira ngo
tujye tubana umunsi ku wundi. Ibi ni ibiganiro bihoraho tuzajya dukora nyuma y'iminsi ine ni ugushyiraho ikiganiro, nyuma y'iminsi ine ni ugushyiraho ikiganiro. Niba warakanze subscribe ugafungura inzogera, uzajya ubona igihe cyose na uploadinze, uzajya ubona ikiganiro cyanjye uri mu ba mbere. Wakoze cyane rero, ndabakunda, bye.